Murakaza neza bakunzi ba Isooko y'ubuzima TV. Nkuko bimenyereye rero dusanzwe tubagezaho ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro byuzuye inyigisho, impuguro ndetse n'ubujyanama ku buzima bwacu bwa buri munsi. Bashukunze b'Isooko y'ubuzima TV rero muri kumwe nanjye Janvier Haganimana ndetse na muganga Eliya Nzirorera. Yego, Eliya Nzirorera, uriwe neza? Mwiriwe neza. Urakomeye? Yego. Ni byiza cyane rero ikaze ku Isooko y'ubuzima TV kandi uhani ikaze abakunzi b'Isooko y'ubuzima TV ukomeza ikiganiro. Bakunzi ba Isooko y'ubuzima TV twongeye kubakira kuri televiziyo yanyu kandi televiziyo yacu, aho tubahaye ibiganiro by'ubuzima kandi ibiganiro tubona comment zanyu zitwereka ko bibanyura ndetse byigisha abanyarwanda. Ubushize rero twize ku byiza byo kwipimisha inda ndetse n'inshuro ushobora kwipimisha inda. Uyu munsi bakunzi b'Isooko y'ubuzima TV tugiye kubaganiriza ku kiganiro cyitwa Ibimenyetso Mpuruza. Ibimenyetso Mpuruza. Ntango buri uko za nshuro nababwiraga buri nshuro yose ishobora kubaho ikimenyetso mpuruza. Uyu munsi tugiye kubaganiriza ku bimenyetso mpuruza, ariko mbasaba kongera gukora subscribe, share kugira ngo ikiganiro cyacu cyose kizakijyaho mujye muhita mukibona, kuko ibiganiro byacu ni ingirakamaro ku banyarwanda, abanyarwandakazi ndetse n'abanyamahanga babasha kumva ikinyarwanda. Nubwo nabo tuzagera tukajya tubishyira mu zindi ndimi kugira bifashe isi yose nk'uko ari intego yacu. Uyu mwanya rero tugiye kwiga ku bimenyetso mpuruza. Yego, ibimenyetso mpuruza. Mudutega amatwi rero. Bakunze kubyita ngo ni danger signs. Danger sign mu ndimi z'amahanga. Ibimenyetso mpuruza ariko byo ku mubyeyi utwite. Yego. Turiga ibimenyetso mpuruza byo ku mubyeyi utwite. Ntango iyo tuvuze ikimenyetso mpuruza nkuko nababwiye ku kiganiro cyabanje, iyo umuntu atwite ubuzima buhindutse, abagomba kwitaho ndetse akita no ku mwana atwite. Ntango rero hari ibimenyetso bishobora kugaragaraho bikitwa mpuruza. Yego. Ntango iyo tuvuze ikintu mpuruza ni ikintu kiba ntihabeho gutinda, ahubwo ugatabaza kandi ukihutira kugutabara. Ubu niko bigenda, ubu niko babimeze. Ngo abanyarwanda kera yo baterwaga nijoro, iyo yatabazaga barango yabaga ahuruje, ayo yahuruzaga rero yabaga afite ikibazo gikomeye kandi agatabarwa byihuse. Mubyeyi utwite hari ibimenyetso uba ugomba kwitaho mu gihe utwite kandi tukabyita ibimenyetso mpuruza. Ikimenyetso cya mbere munkurikire neza kugira ngo hatagira ikigusoba, ni ukuva amaraso mu gitsina utwite. Bivuze ngo kwaba ari ukuvira ku nda, kuvira ku ntoya cyangwa ikuze. Yego, kuvira. Ni ukuvuga ngo iyo uviriye ku nda, yego, uviriye ku nda ni ikimenyetso mpuruza. Ibyumweru byose inda yabiriho, kuba waramenye kutwite ukavira ku nda, amaraso ukabona araje niyo yaba ari agatonyanga gatoya. Hari ababyeyi batwita yabona akantu gato akango utu ni udusanzwe ngo tuzijyana, ariko niba uviriye ku nda ukava amaraso koko ukayabona uko angana kose, uba ugomba kumenya ko ari ikimenyetso mpuruza. Mubyeyi utwite utitaye kuri randevu umuganga yaguhaye, uba ugomba guhita wihutira kujya kwa muganga. Icyo ni ikimenyetso mpuruza cya mbere gikomeye bakunzi ba Isooko y'ubuzima TV mugomba kumenya. Uba ugomba gusangiza umugore wawe niba utajya areba, cyangwa se ugasangiza inshuti yawe akamenya ko icyo ari ikimenyetso mpuruza mu rwego rwo kwirinda bya bibazo duhura nabyo. N'umugabo nawe ugomba kumenya ibimenyetso mpuruza kugira ngo anakangurire umugore we cyangwa umufasha we, anamwibutse ko agomba gutabaza, anamufashe gutabaza. Yego, arakoze cyane. Ntabwo ikimenyetso mpuruza kimenya, niyo mpamvu tubigisha mwese abanyarwanda ndetse n'abakunzi ba Isooko y'ubuzima TV. Nubwo ikimenyetso mpuruza ntabwo kimenya umugore utwite gusa, ahubwo kimenya n'umugabo, inshuti ye, abana. Twese tugomba kubimenya kugira tubimenyekanishe, twirinda inda zivamo cyangwa se n'abana bashigirira ibibazo mu nda z'ababyeyi. Ikimenyetso cya kabiri nkuko nabivuze, ushobora kuba uri kuvira ku nda, ariko ushobora noneho no kubona uruzi, ari byo twita isuha yo imenetse. Mufite ibise nturi kwa muganga igameneka uri mu rugo, igihe cyose uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Kubera iki? Yasu imenetse uba ufite ibyago by'uko umwana ashobora gupfira mu nda cyangwa se akanavuka. Ni bihurirane cyangwa se akagira infection zishobora kwinjira. Niyo mpamvu ukibimenye, ukibibona, wirukira kwa muganga kugira barebe ko nta rureri rwaje, kuko isuha imenetse rwa rureri rugaburira umwana rukwiye ku ngobyi rushobora kwita rusohoka mbere. Iyo rusohotse umwana akarugira rugasohoka rukaza mu nda ibyara, nuhango kiba ari ikibazo gikomeye. Ni hahandi umwana washaka gupfa
mu minota mike cyane, ntabwo mvuze ngo iminota 5-10, ahubwo bashobora gupfa mike ishoboka. Niyo mpamvu isuye imenetse, kwirinda ko ugomba kwihutira kujya kwa muganga ukaraba ko rwa rureri rutazanye na yasuha yamenetse, rwa rundi rwagaburiraga umwana cyangwa se uwo bita haba hafashe ku mukondo. Icyo gihe uba ugomba kwihutira kwa muganga, kandi niba nta kibazo umwana afite, niba ari ibishoboka bakakubyaza, niba igihe babona umwana ashobora kubaho, cyangwa se bagakora n'izindi management zo kwa muganga. Bakunzi, iki ni ikimenyetso Isooko y'ubuzima TV, iki ni ikimenyetso mpuruza cya kabiri kandi kigize gite gikomeye. Nyamuna umubyeyi utwite cyangwa se uteganya gutwita ugomba gusama ubizi. Ikimenyetso cya gatatu kimuruza ni ukubabara umutwe. Kubabara umutwe iki kiri mu bintu bikomeye bitwara ubuzima bw'ababyeyi. Nango kubera abanyarwanda bamenyereye imitwe, amenyereye ko mu busanzwe ababara umutwe. Icyo gihe rero uyu mugore utwite ababara umutwe atandukanye n'umuntu udatwite. Kubera ko umuntu udatwite kubabara umutwe ashobora no kugenda muri farumasi bakamuha paracetamol, ashobora no kuzinywa iwe. Hari n'abagerageza kunywa amazi, hari n'abajya kwa muganga yego. Ariko ku mugore utwite navuga ngo mushyireho gute akabazo. Ni ukuvuga ngo niba ugize umutwe ukabije, ukurya ukumva wapi urakomeye, ugomba kwihutira kwa muganga. Kubera ko n'ibimenyetso mpuruza, kuko ushobora kugira umutwe watewe na hypertension cyangwa se umuvuduko wazamutse cyane. Iyo umuvuduko uzamutse cyane rero ukagera ku rwego ushobora gutuma ubabara umutwe, ni ukuvuga ngo mu minota mike cyane umwana ashobora gupfira mu nda, ariko n'umubyeyi mu minota mike cyane aba ashobora gupfa cyangwa se kugagara. Iyo ugagaye bikuridinga bijyana kuba ushobora kuhita upfa. Niyo mpamvu yaba umuntu wese aba agomba kumenya ikimenyetso, kugira ngo kuko iyo ubabaye umutwe ni ibintu bikomeye cyane. Mujye muhita mwihutira kujya kwa muganga kugira ngo muganga arebe niba nta kibazo gikomeye. Nta mugore utwite ubabara umutwe ngo yirukankira muri farumasi. Bakoze Isooko y'ubuzima TV ndabahanye, niba ubabaye umutwe utwite ihutire kwa muganga usanzwe wipimisha hinda agufashe arebe ikibazo ufite, cyangwa se hafi hakwegereye, hafi hose hashoboka, ku ivuriro rishoboka, ariko atari muri farumasi. Tutajya kubwira umufarmasiste ngo naguhe ikinini, oya, ihutire ku ivuriro rikwegereye. Ikindi kimenyetso mpuruza ni ukureba ibikezikezi. Ibikezikezi ku mugore utwite ni ikindi gikomeye cyane. Ngo biba biri kuganisha, tuba dutekereza ko ushobora kuba waragize umuvuduko w'amaraso ku nda yawe ukabije utwite. Uwo muvuduko w'amaraso ushobora kugera ku kigero cyangwa se ku rwego ushobora gutuma ureba ibikezikezi, kandi ugeze ku urwo rwego nabwo biridinga ko cyangwa se biganisha ku mwana ashobora gupfira mu nda, ariko nawe ukaba wabura ubuzima. Mu ndimi z'amahanga ibi tubyita preeclampsia, kuko waragize umuvuduko ku nda byayo, ni ibimenyetso byayo by'ibyo bintu. Aho muganga yavugaga ushobora no kugana ku rwego ushobora kugagara. Hari abagagara bagize icyo kibazo bari mu rugo bakavuga ngo bamuterereje abadayimoni. Ntago ari byo. Ni ukuvuga ngo umugore utwite wese afite ibyago byo kuba ashobora kugagara mu gihe yagize wa muvuduko w'amaraso atwite. Iyo ugagaye rero kandi n'ibindi ushobora kubura ubuzima bwawe n'ubw'umubyeyi. Niba icyo kimenyetso kibonye cyo kureba ikezikezi, ihutire kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe. Ikindi kimenyetso mpuruza cyane cyane gikunda kuba mu gihembwe cya mbere ni ukuruka bidashira, kandi ukaruka cyane. Iki kimenyetso ubundi ushobora kuruka dukeya bisanzwe ukagira iseseme bikarangira, ariko n'ubundi iyo upimisha inda muganga aba yarakugiriye inama. Ariko iyo urutse ukabona ikintu cyose kigiye mu nda kirasohoka, biba ari ibyago. Hari ibyo bita mu ndimi z'amahanga dehydration, gutakaza amazi k'umubiri. Icyo gihe ni hahandi ushobora gusanga watakaje amazi ukaba wagenda ukikubita hasi n'ibindi bibazo bindi bikuriraho, ndetse n'ayandi ikaba yavamo. Niyo mpamvu nacyo ni ikimenyetso mpuruza ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikindi kimenyetso mpuruza gikomeye ni ukubyimba umubiri, cyane cyane mu biganza no mu maso. Nabyo wabonye byabyimbaganye ugenda urushaho kubyimbagana, nabwo ugomba kujya kwa muganga akakurebera ikimenyetso mpuruza. Ikindi ikimenyetso mpuruza gikomeye ni ukugagara. Biriya bintu wavuze, umubyeyi niba agagaye, babyeyi ndabakunda, umugore utwite ndamukunda, kubera ko aba ahekeye igihugu kandi ahekeye n'isi yose, ariko ahekeye n'Imana. Kuko buriya muhekeye Imana, iyo umwana avutse akorera Imana, abafashije Imana kurema. Rwose babyeyi ndabakunda cyane. Niba ugagaye rero ukagagarira mu rugo,
inshuro imwe wivuga ngo bagutereje abadayimoni, oya ni ibibazo byatewe n'indi ufite. Ihutire kujya kwa muganga, kuko ugagaye bwa kabiri ukagagarira mu rugo biba bigoye ko wagaruka. Hari igihe ushobora kwita upfa cyangwa waba uri no mu murima, hari n'abapfira mu murima bakavuga ngo baramuroze apfira mu murima, oya ntabwo ari uburozi. Ndababwiza ukuri ko ari ikibazo cy'uko watwite kubera yanyababyeyi n'ibindi bindi dushobora kuzabigisha ukaba wagira wagagara. Irukangira kwa muganga niba ahantu hose uri, wikwirirwa ngo reka njye koga, oya wikwirirwa ngo reka njye mu maso, muzaze tuzajya tubafasha kwa muganga, isuku ibihari barabafasha, apfa kuba yagusuzumye. Niba ugize ikimenyetso mpuruza wica mu bindi ngo ndaca aha, ngo ndabanza kujya kureba umugabo ku isoko kuri centre, ngo reka njye kumureba aho acururiza, ngo reka njye kumureba ku kazi. Iwe wihutira kureba ni muganga. Ikindi kimenyetso ni igihe ibise byaje mbere yuko igihe kigera. Ushobora kugira ibise kumva urabara mu nda n'umugongo kandi bikabije, nabwo niyo ugize uduse ibise ihutire kujya kwa muganga. Ikindi ababyarira mu rugo, hari igihe bya bise biza barabangira abanza gushya ngirashya. Niba igiseke ari cyo cyose ku byumweru byose uri kukije, ihutire kujya kwa muganga, kuko ushobora kubyarira mu rugo. Ibibazo ni byinshi, tuzabigisha ibi byo kubyarira mu rugo n'ibyiza byo kubyara kwa muganga. Ikibazo gihari impamvu bategeza kuyishya ntabwo bazi ibise icyo ari cyo, ahubwo batubwira yabwirwa n'iki ko afite ibise. Murakoze cyane mukunzi wa Isooko y'ubuzima TV. Ibise hari ababa babizi, bababyaye kenshi baramaze kubyumva uko bikora, ariko ku muntu ubyaye bwa mbere, ubundi igise ntabwo ushobora kuvuga ngo mu nda haranyga gusa. Igise gifata mu gice cy'umugongo cyo hasi ndetse no mu gice cy'inda cyo hasi, ntabwo bijyanira rimwe, bigafora ukababara bikakurira rimwe. Mu ndimi z'amahanga tubyita rumba pelvic pain. Ubwo bubabare bukaza, ariko kandi bukaza mu bika, ntabwo ukababara kikagufata hagashira umwanya uruhutseho, mu kandi kanya kikagira gite kikagaruka. Bivuge ngo biza mu bika kikagufata kigatuza, mu kandi kanya kikagaruka. Ntabwo ari inzoka ashaka kukurya bigatinda, ahubwo cyo kiza mu bika kikagufata kikakubabaza, mu kandi kanya kikarekura, ukumva mu kandi kantu kiratanga. Hari n'ababyeyi bavuga ngo bumvaga ari imigenda. Iyo migenda nayo yije ukumva yicekamo ikintu, uba ugomba kujya kwa muganga. Bakunzi ba Isooko y'ubuzima TV, rero ikimenyetso mpuruza cya nyuma ni ukugira umuriro mwinshi utwite, rimwe na rimwe hakaba havamo no gutengurwa, niko babivuga. Ukaba watengurwa iyo wagize umuriro mwinshi, ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ubwo rero niba ugize utenguwe cyangwa se ugize umuriro mwinshi uri mu rugo ukabyumva, ugomba kwihutira kujya kwa muganga, kuko bishobora gutuma umwana wawe umubura, ariko nawe bitagusize haziyemo n'ubundi burwayi bukomeye. Ngibyo ibimenyetso mpuruza bikomeye cyane, nubwo hari ibindi, ariko ibyo nibyo mpuruza cyane mbabwiye. Umubyeyi utwite, bakunzi ba Isooko y'ubuzima TV, rwose ubyumvise ndakeka nta kibazo yagira ku nda, abikurikije agatabaza kare, akagera kwa muganga kare. Mwakoze cyane bakunzi ba Isooko y'ubuzima TV kunkurikira, ndabakunda. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.